Ntabwo uri kumva? Mazina yanjye nitwa Brice. Brice! Iyi filime ishingiye ku buzima bwanjye bwite, ubuzima bw'amayobera nabayemo. Aho nisanze mu muryango wo kwa data, aranyangaga cyane. Zangurire. Bampaye ubuzima bukomeye, gusa muri ubwo buzima nizemo kwihangana, gukomera, kandi nzi neza yuko nzabinyuramo. Kadasa nkawe wacu se. Wabibonye? Njya mbivuga bakangira umusazi. Mama. Byanga nyine shangazi aho yantayo. Urabona ubuzima banakuremeye se ariko kumubona. Sineza. Baba baragenda bicara hano ikorera n'intesho utaza Se wagiye wumva umwana. Sharicara bihorere. Ako rato merci shanga. Ndorata. amasaha ageze. So abana ntabwo turi buryo uyu munsi. Ko mbona nta gahunda bafite. Byagenze gute ko nta gahunda mufite ntabwo turi? Rubindi! Sebura Rubindi ntabwo bayumva. Rubindi! Ngomba kubibutsa. Karame mabusha. Ba mabusha. Nakona nibeshye. Bimere ko mutamu kuzindora neza. Mbona wagira ngo urangije. Yesu komeze birakanganye. Komeze ntago bikanganye. Ako ndakeka nyine nawe mabusha wagiye nangurira n'agasupa dipe n'udore urabona nakeneye ganje Kigali njejo Kigali se mama avuye muri ibi bintu by'umugabo ko nishonje. nyine ako se mabusha musigaye mumpa n'icyombo kirimo isombe nyinshi ndacyoza nkirirwa nyoza wa muhungu yajyaga namfasha nimba muteganya yuko agomba kuba inzobe abaryamye mu cyumba dore bategereje kuzaba umuzungu hafi. Nese sibyo nkijya nkubwira se nese wamubwiye wowe. Brice Nasibye mwabivuyemo muganje ndishonje Brice ngaho yirirwa tonora inzara ubuse koko ibi bintu bizavamo nese umukozi wo mu rugo ntago wajya bamufasha umva genda ujye guhaha kandi uteka ibiryo bitarimo amazi. mwibuke basi n'agasupa dipe byibuze ibiryo birimo amazi simbikura nanjye ngomba kuzana ituza ubwo nyine uteka byoroshye. ushaka kuvuga ko wowe ntiwaba amafaranga ukuraho kabisa ndabazi. nyine cyibuze nanjye nkatabura akaryoshye kandi njyewe bukungurire na kukombe ndirira salade. Wabyumvise gushyira salade? Byukora byose bigomba kuboneka salade. kimwe gitukura se ntacyo nzi. Salade ntabwo uzi gukata ibitunguru ukabikata ibitunguru. Kandi bikate neza ushyiremo vinegere nyinshi. Ntayuzi. Imwe igura 30. Imwe igura salade ntayuzi. Akora ubi. Nimwe igura 30. Bakugura za masupadipe. Cyuzi uri kunywa supadipe ko. Ngomba kuzana na avoka nk'umunani sibyo? Mama njyango avoka mabuja ntizirimo. Avoka zirimo. Ngaho mumbwire none icyo ndibuha nese ko muri kumbwira ngo ngaho muhungu tujyane ntari muhungu tujyane nese ayo mu memba wenda muzaya waho umubwira ze kuza hano umubwire ngaho amafaranga nge ndishyura kuri telefone baraguha kode se ni iki kode ngenda ubabwire mama nyine yibuka bashiremo na kokombe ntacyo kokombe kandi urebe inziza kokombore tujyana ubuyizane nge sinjyana nawe nese narinze mvuka nta ndinde ngeze aha ngaha sinzi baguha kokombe kandi uri kumvugisha nishonje ushaka cya salisa kinini gitukura salade bakuge salisa naribi ndakuzanira n'urunga rumeze gutya rwa rurunga ibisirori nka bibi genda Brice
byiza. ese ko uri mu cyumba udushobora kuzana muri salo Rutu nani ngo ndakoramo. dore unubura cyambaye cya gipira nakubwira iwawe ute n'ubwo mupira nzarute njye mba navuze yanze kunyumva uri bite uwo mupira harimo iki ku buryo udashobora kure Njye nawe umesha ariko hari nonje. none se wawe undi wawushyize umwe se ibiri uyu mwana mana Kamuhindure. uri ntukandwaze nta mwana utajya yahora avuga uri ntukamvugisha ahora muri kiriya gipira wagira ngo indangamuntu si undi wazamuguriye imyenda ntayo afite ese wayishaka cyangwa afite ikibazo afite uriya mwana ese mama wampaye amafaranga nkagura bando nayaguhera ese nta mafaranga ufite uretse njye kureba ko nyafite ndayaguha ubona ko wambaye neza gusa rwose ubu waranizwe n'iki kwambara neza Nuko natuna ndimo ndakora mu cyumba rero. nasi ko wicaye aho ushaka kandi wicara Aya no ngaye negereye mama rumva ari byo byiza. yicare yese wowe urajya ngo yicare urashaka kandi wicaye se intebe zabuza yicara aho ku ruhande rwawe se yicara hariya Nanjye ubwo niza telefone mbe nyifite yanjye basi. buri se Ntabwo ibyo namenya kubikoresha nzi ko yesi ipfa. ese wowe uri kumwereka ikigira hirya rigira ruguru ntabwo nenge kumwereka uramwereka se iki Narebaga. ureba iki So wazangisha kuri muri telefone yawe. zangurire Ko barakuda. va muri uwo mutwe hasi uri gukora gushaka iki Narebaga tuno tuntu. muri tureba se kutazi kudusuka no kwiyogoshesha byarakunaniye uri kureba ibisuku utazi utazi n'amafaranga bikora Ntabwo zongera. ntuzongere Ko narebaga. ntuzongere nyine sibyo None hata nawe mwitabye bimeze bite? bimeze neza kuri nakorose Amakuru ni meza. Mari cyane ashaka kwibwira yanjye yewe. umubwira se umubwira si wariye hari ikibazo ufite tatambwira kuri Ngiye azo kurya wowe. Mama ashaka barega ngo nani ngure telefone nkanje. Ya mushiki wanjye muto rega mwamugure telefone. ndakugurira iki ushaka telefone Telefone. ariko nzayikugura pe nzayikugura ni ibintu rwose ahubwo azongera yibeshya gutire azamura azayimugurira areke kuzaza ahora aba yimugurira mu mafaranga yandi zakugurira telefone ivuye hehe se mu mafaranga yandi wowe ukorera uzi gukorera amafaranga Mwazamura telefone. nzayikugurira ngo azagira ate nzayimugurira uzibeshye yimugurire nzayimugurira telefone si ivuye mu mutungo wanyu undi se watumye umusaza wanjye apfa se mama ari kumubwira ujye mumwihorera rwose yiserera uko ashaka Siko tubwira nabi n'ubundi. ndetse nka biriya bintu abavuze ni ibyo Ntabwo mbizi. mu bana ayo ni amagambo yakora yabwira abantu Rero ngo nanga no kuza kwicara muri salo n'ubundi ntabwo nkunda. n'ibyo Sakira rwasi isabune muri ibyo. se nawe ubona ntari kubikurikirana neza Ubwari naravuga ko utanari. ese ubundi nari ubundi mba nateguye n'agasombe ku ruhande nuko musigaye mujya kure kandi nakagombye kujya mu nzu nkasanga n'icyakura mwasigaje nkanakiri kanikombere n'iyi Yese sahani mbere yuko bishyira. abo subure kumvisa iyi sombe muba mwamaze gutya Cyore akura umusazi. nyine ni ngomba kubyibuha nese nintarya ngo mbyibuhe Wowe kuba inzobe ugeze i Kigali ushaka no kubyibuha. aya sha mujye mugabanya ibintu nk'ibyo ngibyo ibiryo Aho byaruriye byibara ibiryo byaruriye wowe muraza kuzana ibyo ngibyo ahubwo mwabuje
kagafuka k'umuceri karashizwe zaba ndeba ko bose gagurisha zaba ndeba naje nje Kigali nzi ko harya amafiriti n'amakaroni n'amasalade byose babihashye aho ngaho harimo icyurirana aho ngaho harimo icyurirana nase ubu ntago wanamfasha kumva ko nkora akazi ko mu rugo ntago wanamfasha kandi umunsi umwe uzaba n'ikigoryi jya ubura guhora akira n'isahani bite byaje igihe wageresheje muri agura birangiye ibindi wawe sarakira wese ko wicaye aho mabujana ari ngira vuga ngo nomwereka ibyo ufasha ara ntabwo ngira nomwereka ibyo ujya kumfasha ara mabu ntureba haguruka siga abanyamagambo ngwino woze mabuja ngwino woze nese ibyombo birozwa nani cahandi ibyo birakureba cahandi igora cy'ingiri urabyoza ntukamenyere haguruka woze ibyo byombo kiravuze sikora y'indwara mvuze ngo iki urwaye si urwaye kudahaguruka si ntabwo uri hano nyafite imikino nawe iminota ingahe 2 ako buri ntabwo uri kumva ko bari gukoma sindamuzamu n'ubu mbazi icyo wakirana kuba rega kuba n'umukozi tuzagafatanya akira komba n'iyi sahani mba hejuru hano naribi sinamenyera naribi fungura ibyo ufungura reka kunyibaraguza undi kazajya umuntu kugeza ryari arakamukaga nutiga kubana nanjye ariko hari igihe usigaye woza ibyombi iwanyu yemeze bite se kanakomera none bari mu kazi iwanyu zana agatebe ariko arabo mu bicaye kabini niba ni kabini byari kabindi reka mfate kano intebe iri hano nandise yakibwira icara hano ndekeye gute icara hano ngano aho bari bindere y'uko usigaye woza ibyombi cyane bisigaye mu bisigaye biba tugomba kuzajya tugafatanya akabaye ngo ndi umukozi se ntuzagakora arizwa bana ariko hano si iwanyu ni muri rw'iwanyu usigaye wicara ukoza ibyombo umukozi wo mu rugo yicaye mu ibisanzwe kibindi se ni kibindi bari ufite utunema arakora amanga ariko iki ni igitanda ariko urabizi ko no kwishira ngo ndagukora nese byagenze ute kugira ngo utangire koza ibyombo iwanyu byagenze no gufasha ufite umukozi uri gufasha umukozi ahari ya rutunema arakora kugira ngo nabakirwa mu rugo nayo sawa kivugisha ukuri anakuri na kindi twiyabase ko mbazo bizi ko nomandege muri ryo wakwicara muri rw'iwanyu ukoza ibyo ariko tantina njya kuko tantina wawe niho koga uri gutuma woza ibyo shangazi nyine barimo imagira ngo mfashe umuntu nyine najya ngo utamusakuriza umukozi ari gukora iki ari mu gikari arimo arateka ariko mama warabizi ko ntago kiza ku ishuri usigaye wicara uri koza ibyo mu rugo cecetse kwe nzabikubwira impamvu natakizi reka ntabwo nzabikubwira ku ishuri ntabwo hano ngaho biba biregeye ariko nyine mbonze neza hano za teste mwarazikoze se ariko ntabwo meze neza dore ku mutosi aya mazi se yawe amazi se amazi ya amazi uzi yuko mu minsi iri imbere tugiye gutangira examen banana shonje urabizi cyangwa ntabyo ibindi sinzi binabarimo ariko ibi bintu ntabwo ari byo kwicara mu rugo w'iwanyu kwa mama wawe na papa wawe
ukicara uri koza ibyombo umukozi wo mu rugo ajya yitwa Kibindi zamuhana mureka ikibindi we abarimo arakora utundi turimo wari umeze gute se buri kandi kwasa utaragize ibyo cyuma wahita umbona buri bagize ubwenge se none bari n'ubwenge ndabusanga mu sitade se none kugira ngo njye bise mu wahe ni sofe yo ku ishuri yaciyeho niko yatamanye inyuma ashaka kuma amatangazo ku ishuri ko ejo natagiye kureba n'indwara sugira abashyitsi aha n'iwawe n'undi ariko mama aramuzi ko asanzwe bakundera ntuzongeye kugaruka hano mbese agiye kujya kwiga ku ishuri aba ntabwo azongera ku ishuri kuba ari hano yego mama se ko atabimbwiye bimenye rero ugiye kugenda sibyo ntuzongeye kugaruka hano sibyo wabyumvise ngiye kubisoza n'ubundi nari ndangije nageze ku masafuriya ibindi bintu ufasha hariya mu gikari ikibindi se mvuze ngo iki ndaje ubu mubonye siko nabwirira ngo hey nase afite kiye kibazo uko kivuga nk'umushi gifite nuko kingana byose ni bimwe umutima no w'imbunda aba imbunda imwe gusa ubwo ko ari yarapigi shariyo ndi kubona amasamfashe njewe esha nta kibazo wari ukoze ariko ubwira ugaruke ku ishuri ejo nzaza n'ubundi ndabizi amase ya ariko n'ubundi byose mabeze nk'umwana nk'ushaka ariko ibintu ntabwo ari byo ushaka nitahere ibi bintu ntabwo ari ibyo byo kwirirwa numva ntabwo ngo werekeza iminota 40 aha uriya ko ngo 3 nayigize 30 da uvuye hano kira ajya ni ninde wawe ari shanga ninungo ni shangazi singira shangazi nzamugura hano nko kira kibimba kane cyakumena cyakoze ubwo ikibuga kikakwica musore reka nigendere umushangazi bafite umutima n'isasu uguze kubansuhuriza abandi umutima n'imbunda ngo bamuterambye mu mashamba uriya mureke tuzamuvugaho turi ku ishuri uzagisubizaho bari yego sawa bye sawa cyomba ko kidarangirana bite meze neza urwo barahari hano haracyari kwa George barimutse bamaze igihe ari kibimutse iminsi 3 nta muntu uri iwanyu uza ahantu bimukiye oya samana yanjye ndamenya noneho mbakura he sawa urakoze igendere yego ariko se noneho mana yanjye ndamenya nerekeza nshaka uno mwana ibi bintu nakoze bizangaruka ase ko nta kintu urimo navuga biba bimeze bite nzamubwira iki yari amahoro muvuga haba hari ibibazo nanone ugaceceka cyane ntunguye ibyo umbwira ariko gushize biba bimeze bite yedere mbamwe niga 2 mu cyumweru sha twebwe bamaze iminsi tujya muri break mbere yuko tujya muri break man sha omate zigiyanga gusohoka ihangane ndagukomeje wanga kwiga nse ukamubwira ahubwo muri break niho umuntu ahita agenda akabanza akanaruhuka ariko ntabwo bashaka kuvamo ariko ibyo ntabwo ari ikibazo rwose ariko ngo barambwiye ngo we na duwaye ndimo n'abakemanga ubwo ugera munsi w'izidiramu amashangazi wanyu ataraza mbwira ahubwo zini resitori vuba vuba nese usibye ko nyine ejo bundi yambwiye ngo ashaka kujyana kureba movie hey Chore zime neza move ego sema
Tangiye kureba muvuye igihe amaze ku kigo iminsi ngahe. Nise mwiza. Ko ushobora kuba afite n'amafaranga umwana wawe bakata bagira Dubai. Yambaye neza ku ishuri. Anye nshakira se bitabyaye ko numva inzu mwayiteruye kuma numva mwayiteruye bimeze bite kaganira ntabwo twateruye uganira ikintu wese haguruka ngese haguruka ndumva ni hano hatahari bideri nziza haguruka ugiye mu gikari sibyo hari umuntu ugiye kuza hano kandi ingenzi kuri twe igendera tuti umukobwa wanjye tunganya hariya nyine tunganya hariya ako hagiye kuza Nose nagumanga mwakirana imbaga Size wicica hano singagenera amagambo nawe uzagituma ngiye toka Nese wamungura ngo babikora Sashiri nawe ntukajye wibebesa cyane tunganya hariya sibyo hari umuntu ugiye kuza hano kandi arabizi urabukunda ntabwo umukunda se ntabwo umukunda gute we yindira araje uramubona nako ntabwo nzongera gukuraho ibintu kandi ukajya uganira na kiriya cyane uziko kiriya cyane ari ikinyendaro urabizi uziko bakizanye muri runo rugo navuba amasheri nabivanye siporo umuntu ugiye kuzamurika njyanye wari ku buryo yirukanye Chris bunanganiriza turamwirukanye akubona Boris ari umwana kubera iki nicyo cyatumye papa wawe ariyahura kucishana kiriya cyane biriya kikubwira ngo ujye giteza telefone ujye ukihorera nese ninde ugiye kuza ninde ugiye kuza ntazi ni nk'umuntu na papa wawe si wishimye se agiye kuza arazana iki ntabwo mbizi nazi umwibariza agiye kuza ahubwo reka mu bazageze mu kanya yari amaze kumuhamagara ambwira akagiye ngo yafashe moto ndi kubona mubaze n'ikintu azana nze mubaze numve telefone si bagika itari gucamo ni amarezo Yo! Mbona wanjye umeze ute? Neza. Sego ko nareka kukumaraho uburyo. Margo. Tayo. Wabonye? Nko kusiga warabyibushye mana nyagasani. Ngiro twicane. Niko. Ko wabyibushye? Niko ko wabyibushye. Tisezera. Ino bag ni Ino bag ni ko nawe urahinduza bareke bakuzanziza ndende. Umva makuru. Ni meza. Ko mbona tayo. Oh my god. Nayibukoreye? Merci beaucoup. Uskura yaminze ariko mbaza kuranza garanzanira iki? Nje n'ikirenge. Hari deni bisigaye. Nasi. None se. Ese ko barakaye. Narakajwe se niki? Amaso yatukuye. Isura wayikunje wajyana agapfunshi ku ruhiza. Oya se. Ndashaje. Sho. Mwana wanjye. Inzobe se kwirusha Mariya. Ndizi. Tisezera. Umva mbwira. Ngiye mfite isezerano ry'uko ngiye kubyuka. Nubundi byaje, si byaje. Nagera ukaho ukuntu yarameze. Ko witonze. Ndeba. Igamaze gukora. Reba inzobe mfite. Amaze gukora reka ajye yitonda. Sho. Ese aratakuze. Mukuru wawe ntiyagasize aragaheja. Ariko aramobe numva ari guhobera nk'umuntu mukuru. Sikagomba guhura nk'abana. Suri umwana. Nyine kuri wari umwana ariko yanakuze byo. Ese umuntu ugiye kurangiza mu wa gatandatu segonderi urumva ataha. Mu wa gatandatu? Ni uyu nguyu ejo nasa ari kumamagara ngo yakoze ibintu. Oya. Agiye kurangiza mu wa gatandatu muri amasomo amashuri atayagera. Yohani sameze mu. Turaho nyine turasekeje. Inzoga ni inzobe. Uratukuye pe. Kigali ufashe Kigali. Agenda uri kuvuga ngo mfite se ubwo nanjye mfite isezerano. Nsanko ko yabatinze kudusura.
Agandi gasubiza ko ngiye. twaragukumbuye nabwiye mama ngo tuzaze kugusura arabyanga yewe nyoko se byayirirwamo Yewe ubundi siza kunsura gato wari wowe wayibasha. Ariko nabona uzi n'ubwenge gato wayibasha. yakuze geto neki geto neki umureke se wanyu yarasaze mwihorere Oya. akusera no uzajyo kwisi wowe Umwana Kigali. Akuragire gato nawe. Ntayasi Ariko apartment urayizi. apartment is apartment kimwe na geto apartment ni iki Wewe wize make. yewe niza ahubwo ni bimwe nize ku Apartment na geto. Mwana, ako mwana. Ko numva rukuru muri gusheshura ni biki apartment ni biki ni amazu abantu bakodesha babamo nubyazi ababamo abayabazungu n'abanyarwanda bayabamo gusa nyine inshuro nyinshi haba harimo abantu bafite amafaranga Ata sister. Ariko ngafitiye amakuru. nze ngiye kanyene ngiye Naye nagombaga. abantu kwanze nege ndagaruka mu kandi Kibazo. Ukimujya ukimara kumva uko twagusubira tukagira kwakira Kibindi we mwana nyagasanje kandi guhamagara Kibindi ukahakaza wowe Nembwe Kibindi ngazana amazi nkambona rero yaza Abashanga nahenzanya amazi ariko Ninde se wagutumye Twari twumvije ko aje umushyitsi Ngarira Ndavuze ngo subira nditsuza amazi Aya mazi ninde yagutumye Yasubize yegera vuba ko yari kwananywa n'amazi Aya amazi se kubera iki subiza aya mazi Kibindi agenda yaza Akomeza gutese kandi ntiwumva wumvishwa n'inkoni Kibindi yaratetse reka banywa narimo azana subiza aya mazi Kibindi yazana cyane cyane nakubwira Namonye ndamumenya. wese umumenya dore cyane icyo rero Kadasa nkawe wacu. simbaza abagore yagakuye sibane ukabya harya njye nshaka abana se nawe ukabyara nakuceka abana ni ukabyara ngiye byaranyubiye Ariko twabikemwe bikaba mu nzira. ahubwo ukana ni nabitekereje ndavuga nzabikuganirizaho nyambivuga ba Kibindi zana ayo mazi gira vuba Karame mabuja zana ayo mazi amazi mbana yazanya barimo sirurabizi Kibindi mukomere kiremeza cyabaye igihe ibintu byawe byose n'iby'ubusazi aya mazi abarimo siro sinabivuze ngo kiriya gihungu kinuka gahuyu sinjye mbivuga Kibi bakangira umusazi kumbe n'icyumba cyagiye kuyazana se ubundi ureba n'icyumba abamo sinakijyamo uri kumva ahubwo se urya nkava ku 8 njye kuzizana ako Kibima nyine kandi kundwaza umutwe koko nza n'ibiryo ninde se ugutumye twagutumye amazi Kibi sinakwemerera amafaranga wa ibyo njya mvuga ako babarira Kibindi yahita ajya kunywa inzoga turahita tuburara burundu Kibindi ndamwemerera shaka na super deep mbwira ahubwo super deep Kibi aya mafaranga bagiye kuguha ntabwo urahita ujya kunywa inzoga nangahe ese urambaza n'igihe ugiye kuyaguha nk'ibinoti umutima uzahora wirabuye nk'ikarake se wewe iki gifone rero kingana gutya ntago nakibasha ubwo wahiye ngo genda nahiye genda haguruka ugenda genda barabuze kuyaguha genda barabuze kuyaguha uri kuturoga ari buzimbi ko Kibindi naragowe barashyira ko yanjye ndayaguha genda wize kuyambaza wenda nanjye nahita mbigisore nkabigisore ariko se ngo wagenda gabanyamagambo Kibi wabaye uti ibyo byose ni umunwa kabakozi baragwiye Kibindi bazamuye twibone oya nanjye ajya nsete bara Kibindi uzi kazi hano Kibindi afasha oya reka ntabwo Kibindi ntabwo namuguha uza akaza mfasha hano ajya nahaninze bakanga kunyungura Kibindi akanyingurira Kibindi arabikora uramukora umuhungu yabikora kiriya umusinga ni data ntabwo na kare ngereka nako subundi kukinga mabuja ngewe uragaruta ku Kibindi cya gisafuriya nkizane hano ngitereka hano mana nyine njye nshaka kurya ushaka kurya se urarira hano urarira nese musiti ntago arya nese uramuzanira ibyo mu isafuriya ka gatima kamaze iminsi 7 kugira nkazane genda ubirye uretse nshaka kuganira nawe akanya gato arongera aricaye ku Kibi wabaye uricaye
nese ushaka kubyibuha nanjye nshaka kubyibuha wabaye inzobe nanjye nshaka kibi ninde uteka hano ninde uteka si wowe none se ko nabuze ibyo ndya kibi wagiye kaguze ko kibabuze ibyo kurya agatsima kamaze iminsi kandi wambujije kukarya si wowe ubibika byajyamo incisho bakubwira ngo ngurira voka ndakarya na kiriya gihungu kinuka gahuye kinukurokara n'icyumba yararagamo ngiye kugihindura ntabwo nzongera kukibamo uri kumva nese ujya n'amazi nazanye n'umushyitsi ntiyanyweye kandi harimo siro uzongere kugikoropera mu cyumba ujye ukireka kikoropere ujye ukireka kikoropere kiratana se mwanomye amazi ko mbona cyuze sinakuje kugikoropera mu cyumba ujye ukireka kikoropere nifurire mbo niko ngiye kujya mbikora none bya byombo mwamaga ayo mwamaga kibindi babaye umwanya gatoya akanira data wenda kuba kubera ko uri bumpe n'amafaranga nkajya kugura kakagage yakugezeho kare aha merci beaucoup wowe rata turi kumwe kibindi n'inzoga ko kibi wabaye ute koka koma hano su habaye ute uramugwe hamabaye busoda hasi hejuru ariko kiracyana cyo nabo kizambara twamupangiye tugipangire twamuvuze ni sawa hano riko ubundi icyo ngukundira data yarasigaye reka njye mubwire nubwo ndi muto ariko ndakuze mu mutwe ubonye ko data yasigaye ubundi ni wewe wanjye akuramukane Toma ngomba ndi gukura umutima ngomba byinshi my sweet heart brother amukunda ko cyane cyongereza ubundi mbangwira uzangura gushose banza wumve twajya supaguru twajya mu Yapana cyo nshaka ko bikoze gutyo bamufunga nasigara mangana bikoze gutyo bamufunga ahubwo wowe kuriya kuntu bagiye nyoza mama nyina ntiyabimenya nyina bayagiye ninjye usigara mu rugo nduyoboye uburozi bwa mbere no kumubuza ishuri ibyo byo narabikemuye kirwanga cyose cyo bagikoropa gicisha kagicisha byo narabikemuye ubwo rero igisigaye nabandi n'abajyaza ahangaha ushaka kuzaza abahaza ndabatikana bakagenda ntawe ujya wicara hari n'utazi kuri mwana bahama ase ushaka kuzaza ahangaha ukahaba se oya kuhabaho nabyo ubwo reka nkubwire umva mbanza nkubwire ikintu cyane mukuru nshaka irangiye nguvuze kurenza rero irashoboka uko ngiye nava mu ishuri no kuvaho uzambwiragiye umucaca zabaharanga ngiyewe nze musabe aze tubane manzi kandi tubikorera uzungu ahubwo azabure abanza ave hano abanza yavuye hano ako kantu si byose banza usome amazi ndayanywa yavugiyeho ngaho usiko yamwaye tongera ndira muyobewe gotomera siko nabwo amatuka yanga kuzi ko bigize nk'abasirimu aho uvuka urahayobewe bambwire icyaro naragisezeye inalaye ndamuka nsubiye mu cyaro sebo kumba n'amasaha yagiye surara kare kana kuruko nabara ubasi kose ubwo no kubera uriya mwana bika nanjye ndacyaga none abasinga ndataherega ejo mfite class ejo ufite ishuri hake ngo uri kwiga masters mama yakize pe mama yanjye nanjye birandenge ntabwo naretse bayadaharira mwana uko ndi kumubona mumva umutima uri gusimbuka nkumva birandenze nkumva rero ukuntu bigiye kugenda wowe niba uri utahe ariko ubwo gahunda ni gahunda wowe tuzavugana umubwire umunsi ngo nyina nataha ndamubwira ukuntu bimeze kuzaza kumutwara ntabwo yabyanga kwamba mbona nta rukundo amufitiye naho urakomeye pe nukuri Buri Karame wino hano kiremeraze ko gikunda kwa nyina kubi ko wivugisha se wowe none yambwe no icara hano mama icara umeze bitese ndaregeye umeze muhungu wanjye ko wikanze Karame wanjye muhungu umva nyine siko nakubwiye se ngo kujya kwiga ku ishuri ndumva nishimye ko amera agiye kuza muri nomi ndumva neze se ntega amatwi ibyo ndi kukubwira ntega amatwi umbwiraga kukubwira nse nakubwiye urashaka kujya ku ishuri ukigubayo ariko nanjye nakubwiye ko ngomba kubikubwira nyine navuganye na mama wawe byemera imumwivugishirize ese mukanya ntagiye gutaha umuvugisha ariko nubundi yarabyemeye ahubwo wowe
ntabwo ngo ugiye kujya ku ishuri ukabayo ugiye kujya kwa mako wawe so muzi mwavuye hano ejo bundi se mwabayo se nge ukajya kwiga ubonye n'ubayo aya ntabwo njye nasiga mama no bwana ngano ibintu biba hariya ibyo bintu se biye ko mbibona kuri televiziyo hoya mbese ba televiziyo ntayifite yayingana nire yacu se ahubwo irayiruta ahubwo bagira na YouTube ahubwo reka ngembe ngiye hoya mva ngubwire nyine akontu ukajya nsuzugura mwana wawe sibyo wowe ugiye kujya kwiga ubayo ya kiretse mama uko bagira n'imodoka izajya kujyana kwiga imodoka se ko namenyere none kugenda n'ibirenge ngaho ibaze rero kugiye kujya ugenda ahubwo umva ubwo ikintu ugomba kunkorera akobere no cyo kandi dore ibintu byo bituma nkubwira nabi soko none ndabugara buri munsi nako ntabwo ikintu nshaka kuvuga kibera cyemva imbere ho kibera kibi ntabwo ujye wifata rimwe n'umunsi n'umwe kumva ibyo abantu bakubwira nyine we mama reka mamaze nyoko se ni iki uko nawe nabishatse namuturumbura muri nzu fatanye tuvuga neza ko yarasezeranye se namuturumbura muri nzu ya musaza wanjye ko ni mama wanjye aho yagukuye se umuntu ninde uhazi aho yagukuye ninde uhazi ahubwo se warahazi wasanga nawe nta nahazi ngiye ntabwo nzajya kwiga ahantu ugomba kujyayo ugomba kujyayo